Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, twongeye kwirirwa neza, nanjye meze neza, mvuye guterana, numva umutima wanjye hakeye, ndumva nujujwe n'imbaraga z'umwuka wera, nanjye nifuje kuza gutaramana n'abantu batabashije kujya guterana, nifuje ko duhera ku ndirimbo zo gushima, indirimbo ya 383, haravuga ngo icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu ntaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge birushaho, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge birutaho, kenshi ntinyibiri bumbeho, ngahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke, icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine, nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye, nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriye n'ibyawo byago byose, umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza wishingikirizeho, ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Uyu muririmbyi naramukunze cyane, igitero cya mbere n'icya kane naragikunze, cya mbere ngo icyamukanyikorera amaganya yanjye yose ungaturiza Uwiteka, noneho cya kane aravuga ngo kuko umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo yose. Igice cya mbere n'icya kane birakompletana, ni ukuvuga ngo yahisemo kubwira umwami Yesu ngo icyamukanyikorerera imibabaro yanjye yose, ngo kuko umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo yose, natwe icyamu Uwiteka akatwikorerera imitwaro yacu yose. Harimo n'indirimbo hano mu gitabo ngo nguhaye ibyanjye nta kintu na kimwe asize, nguko bingana, ni ukuvuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo yose. Nibyo ibibazo birahari, nkunda kuvuga ku ndwara kuko burya ibigeragezo byinshi, tuvuge par exemple ushobora kuba ukeneye amafaranga yo kwishyura inzu uyu munsi ukabona urayabonye, ariko akenshi usanga indwara ziba karande, ugasanga hari indwara kubohwa
kubohwa, ugasanga umuntu yaratsikamiwe n'iyi si n'ubugome bw'iyi si, ugasanga umuntu ntava ahantu hari imyaka ibaye 5-10 arwaye indwara itamuvaho. Hari ibigeragezo biri tampore, ariko hari n'ibigeragezo navuga ko bijya kuba permana. Nigeze nsoma Bibiliya, uriya mugabo wari umaze imyaka 38 none byishyiramo ndabyumva, imyaka 38 aryamye ku kidendezi kugeza ubwo Kristo yaziye muri Israeli akahamukura. Imyaka 38 namwe murayumva, imyaka 38 c'est une vie entière y'umuntu, n'ubuzima bwose bw'umuntu. Noneho hano Bibiliya avuga ngo, iri jambo ravuga ngo icyamukanyikorerera imitwaro yanjye yose, ngo nkaturiza Uwiteka. Uwiteka nyiringabo, Uwiteka Mana y'amahoro, Uwiteka Mana y'icyubahiro, ndagushimye kubw'uyu munsi w'icyumweru, ndagushimye kubw'uyu munsi w'amateraniro, ngushimiye ku cyumweru kuko cyari icyumweru cyera tuba twashobojwe kujya mu nzu yawe, n'iby'icyubahiro nibyo kugushima. Hari benshi baba batabishobojwe, ariko ngiye kuri sanda gushimye, ngushimanye n'abandi babashije kujya mu nzu yawe n'abatabashije kujya kubera impamvu zitandukanye. Uwiteka nyiringabo, nta hantu hamwe ufite imipaka ubasha kubageraho. Rero ndagushimiye kubw'iki gicamunsi cyiza cy'umugisha, ngushimiye kubw'urukundo rwawe, kubw'impuhwe zawe, ngushimiye kongere kungirira ubuntu, ukangirira privilege, ukanyizera, nkaba nongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe, imbere y'intebe yawe, imbere aho mvuga ijambo ryawe, imbere aho mvuga ibyo wantumye, imbere aho mvuga ibyo washyize mu mutima wanjye n'ibyo wanshyizemo. Kandi Mwami Yesu, nta gihe na kimwe ijambo ryawe rimanukira ubusa, ngo riratwoza, riratweza kandi riradutunganya. Ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo ry'ubugingo, niryo ryaremye iyi si. Reka Data mwiza, ururimi rwanjye ntaba ari rwo ruvuga, ahubwo usigikara ku rurimi rwanjye, mbashe kuvuga ibikwiriye, mbashe kuvuga ibyo ushaka ko mvuga. Kandi reka Data mwiza, imitima y'ababyumva uyuzuzeho ubwiza bwawe, uyuzuzeho umunezero, uyuzuzeho guhindurirwa amateka, uyuzuzeho kubaturwa, uyuzuzeho gukira, uyuzuzeho kubohokwa. Ndagushimiye cyane. Reka Data mwiza dukomereze mu ijambo, kuko sinjye uri ukomeze kuvuga, ahubwo ngenda ndakomeza mbi igikoresho cyawe. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Namwe ndabashimiye cyane abafata umwanya bakareba iri jambo. Ntabwo ari iryanjye, ni iry'Umwami Yesu Kristo aba yifuje ko ngira ntangiye kumenya iby'umwuka, ntangiye kumenya ibintu byinshi. Mu myaka nk'ibiri ishize nahoraga nishyuza Umwami Yesu ngo ese nzatangira kubivuga ryari, ese nzatangira kubikora ryari. Umunsi umwe njya mu giterane ahantu turasenga, umwuka w'Imana uramanuka, numva umugabo umpagaze iruhande arambwira ngo Ange, ngo yambwiye ibintu bibiri, harimo icyanjye cya private life, ambwira n'ikintu cya kabiri, arambwira ngo Ange, ngo umurimo ni uwanjye, igihe cyo kuwutangira nikigera nzakubwira. Safedeza hashize imyaka 2 urabona ko ari umurimo w'Imana, ni umurimo wayo, kandi ntabwo ushaka kubyuka ngo ubihimbe, kuko iyo aza kuba ari ibihimbano mba naranabikoze kera, ariko ntushaka kubyuka ngo ubihimbe. Ikindi abagenzuzi, abazi kugenzura imyuka, ya mpano yo kugenzura umwuka, discernation, barabimenya bakavuga ngo uyu aravuga ibye cyangwa aravuga iby'Imana. Ndabashimiye cyane. Iyi Mwami Yesu abaho umugisha, kandi abahe kubyumva inshuro 1000 kurusha uko mbivuga, kuko ndabyibuka hari igihe bajyaga banyigisha nk'ijambo, ahubwo nkumva uri kuri nyigisha nkumva turahanganye ni nk'amabuye, ariko hashira nk'iminsi 3 nkumva rya jambo riragarutse, rije ari umwuka wera urizanye. Umwuka wera akora umurimo mwiza kandi ntaruhuka. N'ubu mvuga arimo aragendagenda ku isi yose areba abo yafata imitima bakaza, akora imirimo myiza. Mwuka wera ntaruhuka, ntahunikira, ntasinzira, arakomeza agakora umurimo Kristo yamusigiye. Niwe Kristo n'ubundi salimite, ariko yitwizida Umwuka wera. Ndabashimiye. Uyu munsi rero naje kubabwira iki? Naje kubabwira ngo gusigwa kuzanwa n'iki? Gusigwa kuzanwa n'iki? Bibiliya itubwira ukuntu abami bagiye basigwa. Umwami wa mbere wasizwe yari Sawuli, yasizwe amavuta yo mu gakombe, ariko nasinzi ukuntu bakita mu kinyarwanda neza, ntabwo nahasomye, ariko yasizaga amavuta yo mu gakombe. Aza kuvaho haza umwami, ariwe mwami witwa Dawidi, asigwa amavuta yo mu ihembe. Ihembe buriya ni ikintu gikomeye, asigwa amavuta yo mu ihembe. Tubona muri Yakobo hanavuga ngo gusigwa ku barwayi, urwaye bamusaba ayegera umutambyi amusiga amavuta. Noneho tukabona hari n'ahandi hantu havuga ngo Umwami Yesu yarasizwe. Kanze ndebe neza.
muri Actes des Apôtres 10:38 bavuga ngo uko Yesu yasizwe, na Yesu habaye ngombwa ko asigwa. Nonye nangereje kubabwira ngo gusigwa, sindi kuvuga aya mavuta yo ku gahanga agaragara ari abasiga, ahubwo ndashaka kuvuga gusigwa n'umwuka wera, uko umwuka wera adusiga amavuta, ugasanga umuntu aravuze avuga ngo kanaka rwose afite amavuta, afite noneho ugasanga gusigwa buri wese impano ye ayihagazemo neza, ugasanga umuntu akora ikintu kabisa gikora neza, nuko aba afite amavuta y'icyo kintu. So ndashatse rero kubaganiza gusigwa, mbaje kubabwira uko gusigwa. Ikindi kintu gusigwa gukuraho uburetwa, kureza, kuroza. Ni ukuvuga ngo icyuma, sinzi mujya mbona urugi rusakuza cyane bagashyiramo amavuta ruhita rutuza, kana ni akantu gato kakwereka gusigwa icyo ari cyo. Noneho ndashaka kubabwira etape zigera nko muri 5 zidutera gusigwa. Murabona ahantu nicaye ni mu cyumba cyanjye, akenshi ndahicara nkabwira Imana, akenshi ndahicara mu ijoro ngasenga, akenshi ndahicara nkaramya, akenshi ndahicara nkasoma ijambo. Naha nicaye ndi kuvuga kandi urabona ko ariho haba hari igitabo cyanjye haba hariho ijambo ry'Imana, hari igitabo cy'indirimbo, hari amajenda menshi ngenda nandikamo iby'umwuka wera ambwiye cyangwa ibyo nungutse bishyashya. Ibyo byose ni ibintu bizanwa no gusigwa. Hari umushuti wanjye kare twaze ducata, arambwira akunda ibintu by'Imana, uko tuganiriye ambaza ibintu by'Imana, ibyo nanjye numva nkamubariza abo nzi babifite birenze ibyo nanjye nahawe. Nawe yari nemo mubwira umuntu wanyigishije iby'ubutumwa bwiza, ndamuramukije cyane, Papa Brian ari Rubavu, ni umupapa mwiza cyane, yitwa Nshizirungu. Yanyigishije iby'ubwami, yanyigishije ibyo ijambo ry'Imana ndaryumva mu mubiri no mu mwuka. Imana ikomeze imuha umugisha, imuha amavuta menshi kugira ngo akomeze abyaze abana benshi umwuka, ababyaze ijambo. Ahari ubu ngubu ngenda akora evangelization, ariko hari uwo yabwira akabafasha impano yo gukiza abarwayi, undi agafata impano yo guhanura, undi agafata impano igize gute, twese tukaba urugingo rwa Kristo tugafatanya uyu murimo. So rero murabona abapasiteri, ejo muri TB Joshua yarapfuye, niba yarapfuye hagomba kuza undi umuramplasa. Rero nta kuruhuka kurimo ngo kugeza ubwo abizera umwami Yesu ashaka bazuzurira. Turakomeje umurimo, ntabwo Imana yaguhagurutsa ngo ubyange, urabikora kandi ukabikora ubikunze. Reka rero umwuka aradushoboze gukunda buri wese akora icyo yumva akunze cyane mu bwami bw'Imana. So rero gusigwa nshaka kubabwira, icya mbere ni ukugira the secret place, ahantu wihererana n'Imana, niho bizana gusigwa. Nicyo kintu cya mbere. Ntushobora kugenda ngo Imana uyisengere mu mujyi, ntiwayisengera ku kazi. Ibyo byose turabikora, hari amasengesho dukoresha muri ubwo buzima tuba turimo, ariko kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana bidusaba kugira the secret place, ahantu hiherereye n'Imana. Murabyumva? Amabanga menshi niho umuntu yabwirirwa, ibiza kumutera niho umuntu abimenyera, ibyiza byinshi. Ntabwo ari ahantu twicara gusa tugiye gusaba, icyo nicyo kintu cya mbere kibanza, kugira aho wiherera. Ikindi ugatunga Bibiliya. Ibi mvuga hari abandi babivuze, ariko nzi ko hari abantu batagira na Bibiliya, abo nabo bakeneye abakeneye nabo kuyitunga. Ugatunga Bibiliya, ugatunga igitabo cy'indirimbo, ugashaka akajenda, ugashaka ikaramu. Ibyo byose bikoze umwuka rero atabona ko uri ready kugira ngo mutangire mukorane, sasa atangira kwigishe. Bibiliya ivuga ukuntu ngo umwami Yesu yigishijwe na Data. Ni ukuvuga ngo wiga iby'umwuka, ukiga ijambo, bikanagufasha no kubaho mu buzima bwo muri iyi si ubamo neza, ukiranutse kandi utanduranya. Ikintu cya mbere kidufasha kindi kukuzuzwa amavuta ni gusenga. Kandi ntabwo ari ugusenga bimwuza Data twese Mana yo mu ijuru, ugashima, urangiza ugahita uvuga icyifuzo, ugahita uryama. Uraza ugaturiza mu bwiza bw'Uwiteka, ngaturiza mu Uwiteka, ugatuza, ugafata umwanya wawe,
eida niba utangirira kuri meditation ugatuza ugatangira nko kumedita ku ijambo cyangwa ugatangira kumedita ku kintu cyiza cy'umwuka wera, ukamedita ku ijambo kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo mujye mubyuza amanywa nijoro, 1:8 1:9 avuga ngo nibwo muzahirwa mu byanyu byose. Ukabanza ugaturiza mu Uwiteka, wamara gutuza ugatangira kuramya, kuramya wakumva utari kwikonekita ugakomeza ugashaka indirimbo ugatangira ukavuga ngo Holy Spirit ngwino ukonekite, ndashaka gusenga, ndashaka kuramya, ndashaka gufata umwanya n'Imana. Hari nubwo Holy Spirit we arakugayidinga, ashobora no kukubwira ati ririmba iyi ndirimbo, cyangwa waba ufashe uwo mwanya ugahita wumva iyo ndirimbo ije muri wowe, uhita umenya ko umwuka wera iyo ndirimbo iza gutuma isengesho ryawe rigenda neza. Gatangira ukaramya witonze. Hari ukuntu njya ntangira nkavuga hari hano ngo duhezagire, haturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. hari hano. Urumva ndaririmba ngo ari hano deja narangije kumuha ikaze, ntabwo yareka kuza kuko umwuka wera aranezererwa iyo bigenze gutyo. Ukaramya kugeza aho utangira kumva uvuga, ugatangira ugasenga Uwiteka Nyiringabo Mana nziza, ugatangira ukayiramya, ukayisingiza, ukabivanga. Byaba na byiza niba ufite radio ukayishyiramo ikaririmba iyo ndirimbo, ukayisengeramo. Ibyo bintu bizana amavuta. Noneho byaba naho ugasengera mu ndimi. Abafite impano z'umwuka wera bagakoresha n'indimi. Bibiliya iravuga ngo igihe ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ni ibi. Ngo biba muri Mark 16:17, Mark 16:17. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ni ibi. Mark haravuga mu bice bya nyuma ngo kandi ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Kuba umwizera wuzuwe ugomba kuba ufite bino bimenyetso. Ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Iyi nayo ni impano, ariko ubundi ufite umwuka wera muri we afite kubyirukana. Kandi iyo ufite umwuka w'Imana ugira spirit yo kuba sensible. Ahantu hari umwuka mubi, nge hari nk'igihe negera umuntu nkumva igifu gitangiye kundya, nkahita amenya ko hari ikintu kitagenda neza. Ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ngo mu izina ryanjye, Yesu niwe wabivugaga, ngo bazavuga indimi nshya. Nibyo nari mbabwiye ngo mu bimenyetso bizagendana n'abizera harimo kuvuga indimi nshya. Ngo bazafata inzoka, ngo kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Ni kenshi njya nk'ahantu nkumva ntabwo mpizeye, bava ntabwo ndi basuzugure, ariko iri jambo rigahita rinzamo. Niko kugira ijambo ubuzima. Bazanywa icyica ntikizabica, ngo kandi bazakandagira inzoka na scorpion. Siko bavuga, bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Zibiri mu bimenyetso bizagumana n'abizera. Nibyo nari mbabwiye ngo kuvuga mu ndimi, gusenga mu ndimi bizana amavuta. Pawulo aravuga ngo usenga mu rurimi rutamenyekana ngo ariyungura. Kwiyungura mvuga ngo hari ibintu byinshi azanamo. Hari umunsi nigeze mbyuka ndasenga mu ndimi, ndasenga, noneho ndangije ndaryama. Ntangiye kuryama numva amajwi y'abamarayika ari kuririmba, ariyungura. Sibyo? Noneho ubwo twavugaga gusenga uvanzemo no kuramya no kugira indimi. Ibi bintu byose bizana amavuta. Gusenga nzababwira ukuntu njya nsenga, namwe mu bihuze n'ibyanyu dutyazane. Nzabibigisha ukuntu ngiye nabyize, ukuntu mbikora nanjye wenda birankorera, namwe hari igihe byabakorera. Nzabibigisha, nacyo nzakigira icyigisho. Noneho harimo no kuramya. Mu Bakolosayi 3:16 bavuga ngo ibihimbano by'umwuka, ngo ntazabura inshya. Mu Bakolosayi 3:16.
gatatu cumi na gatandatu turavuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge, ijambo ry'Imana, ngo mwigishanye muhugurane muri zaburi nshya, ngo n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirane Imana ishimwe mu mitima yanyu. Buriya kuramya ni ikintu cyiza, ntukemere ko bwira udafashe indirimbo ngo utangire uramye. Ngo ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Ukagenda uramya you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Indirimbo wumva mu mwuka wawe ukumva uhise uhinduka, ugiye mu yindi si. Nibyo bihimbano by'umwuka. Hari indirimbo umuntu ajya akunda kuririmba gutyo, umupasiteri araririmba ngo ndagushimiye mbese agakomeza ndagushimiye kugeza aho wumva kabisa connection n'ijuru yaje, ugasanga Imana yamanutse yaje kwicara muri kwa kuramya kwacu, kuko undi Imana yicara mu kuramya kwacu. Iryo nacyo bizana gusigwa, kuko kuramya birabohora. Nuzajya wumva hari ikibazo gikomeye ufite, ujye ufata, niba ufite telefone, nta muntu udafite telefone, niba telefone itari smartphone ijyamo indirimbo ushyire ku ruhande rwawe, ngo imirimo itangaje wakoze ni myinshi, ntibyo utekereza kutugirira ntibibarika, ngo upfumba turi igipfunsi cyawe Mana. Mbese ntibibe indirimbo ku rurimi, bibe mu mwuka, ubiririmbo ubifiringa ubyumva. Ntukajye wemera ko umunsi wira utazamuye ukuboko kw'Imana ngo uramye, uzamure ibiganza uvuge ngo ndagushimiye, ugahita winjira mu ndimi. Abamuzi bahita bamenya uwo ari we, kuko iyo ndirimbo niye, niyo umwimerere, arayikunda cyane. So noneho ikiriya kintu cyo gusenga mu ndimi, iyo nkurikira konferanse z'abanyamahanga barabishuriwe, ntabwo ajya imbere y'Imana atangira avuge, ajya mu ndimi gusa, ya shakaya sikaya baya tokosiyaya, byonyine uvuze no mu ndimi iminota 2, ni impano umwuka wawe ratanga, kuko nirwo ruri mu ijuru ryumva, nirwo rurimi iyi si itabasha kumva, Satani atabasha kudeshifura. Gusenga mu ndimi, ibyo nabyo bizana gusigwa. Ikindi kintu kizana gusigwa ni nacyo cyiza cyane, sinavuga ngo nicyo kineza kurusha ibindi, biruzuzanya, ariko cyo kiri beyond. Ni ukuvuga ngo gusoma Bibiliya utangira gusenga, ugatangira uvuga ngo Mwami Yesu, Yesaya akahantu haravuga gutya, ukabura hatangira uvuga, ugatangira ukatura, ijambo ryawe riravuga gutya, Zaburi ya 91 ndayikunda iravuga gutya, Zaburi ya 35 Uwiteka aburanya n'abamburanya, Rwana n'abandwanya. N'igihe udafite amagambo yawe yo kuvuga, ukaza muri Zaburi ukavuga, sibyo? Gusoma ijambo muri Luka igice cya 24:32 havuga ukuntu Yesu cyagiye yabonekeraga abigishwa amaze kuzuka. Luka 24:32. Titire iravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa 2 bari mu nzira ya Emawusi. Noneho ngo kantangire kuri 28, ngo bageze bugufi bw'ikirorero, ngo bajyagamo, ngo agira nk'ushaka gucikaho, baramuhata bati se waretse tukagumana, kuko bwije kandi umunsi ukaba ubuze. Yari kumwe nabo ariko ntibari bamenye ko ari we. Umunsi ukaba ukuze, nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura,
arawubaha, amaso yabo arahumuka, baramumenya, bahise bamenya ko ari Kristo. Ngo maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Ngo baravuga bati wumve, baravuga bati gusoma biri ukuntu ari byiza, ijambo ukuntu ari ryiza. Ngo yewe ngo ntiwibuke ukuntu imitima yacu yari ikeye, ngo ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Pawulo hano avuga ngo ntabwo ari inyuguti tuvuga, ahubwo tuvuga iby'umwuka. Ntabwo ari inyuguti tuvuga, ngo tuvuga iby'umwuka, ngo adusobanurira ibyanditswe. ni ukuvuga ngo iri jambo kuko ari inspiration yavuye ku Mana, ni urubanza ku Mana, niko nabyita. Iyo uri gusenga ukavuga Mana ijambo ryawe riravuga ngo deja Imana ihita itsindwe, ikavuga cyane njye wabivuze kabisa reka mbikore. Ibyo nabyo bizana gusigwa, ijambo rizana gusigwa. Ni kenshi najyaga numva ijambo nkarisoma yo nkahita numva ni ryiza, nkahita ndipostinga nko kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, nkavuga Mana ubwiza ndyakiranye rigende n'ahandi rijyane ubwiza. So rero nari nifuje kubaganiriza ibizana gusigwa. Ku cyambere no kugira ahantu hiherereye, icya kabiri no gusenga, icya gatatu no kuramya, icya kane no kuvuga mu ndimi, icya gatanu no gusoma Bible, icya gatandatu no guterana kwera. Nta mwana utagira aho avuka, nta mwana utagira urugo kereka mayibobo. Ugomba kugira itorero uhitamo ukavuga ngo niba niryo urimo utaritakunezereje cyangwa ukiri mu rujiro wibaza ngo nateranira hehe. Abantu benshi murahura ati usengera ati nsengera mu mutima. Mu mutima ntabwo ari Imana yashyize itorero, nako ntabwo ari yashyize ahitiriwe izina ryayo. Nibyo ko kumwami yasatuye muri twebwe, ariko tugire guterana kwera. Biravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye ngo nzaba mpari. Bivuga ngo guterana kwera bifite izindi mbaraga. Matayo 18 igice cya 19 haravuga ngo, Matayo 18 igice cya 19. Matayo 18. Ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi kugira ngo bagire icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba hagati yabo. Ni ukuvuga ngo guterana harimo izindi mbaraga. Muri Ecclesiastes mu mubwiriza aravuga ngo ababiri baruta umwe. Bivuga ngo abantu babiri iyo bateranye cyangwa batatu, Uwiteka aramanuka. Kuko hari igihe ushobora kubikora Imana ikabona ko wayubashye, ariko iyo mubaye babiri batatu bane batanu bavuga ngo wow, mbega abantu bafashe umwanya wo kunyubaha, bafashe umwanya wo guterana ku bwanjye. So rero guterana kwera bizana amavuta. Sinzi niba mutabibona abantu batakijya guterana kubera ibintu bya COVID n'abantu babisezeye burundu, ngo amatorero yabo barayafunze. Ntanavuga ati basi reka nshaka ahantu nteranira. No kuri social media, yajya kuri social media kuri YouTube akabona ko Imana benshi, akavuga ati ndahita monde, akabakubitanya n'agafilm akaba ariko yirebera. Ibiriya ni umugambi wa Satani. Ariko ntitubure guterana abo bishoboka, nabo bidashoboka umwami Yesu basenge basaba Imana. Iyo maze igihe naterana mu mutima wanjye nduma nkanabyumva nakakaye, najya no gusenga nkumva ni nko gukubita ku rutare. Ariko iyo wateranye uvayo wumva uri free, uvayo wumva ufite amahoro. Kandi ubusenze isengesho ry'icyumweru cyose uvuga ati Imana iki cyumweru uzabane nanjye, Imana iki cyumweru uzanyobore, nzongere kugaruka hano nje kugushima. Guterana kwera. Murakoze cyane. Rero nashaka kubaganiriza ku bintu byongera amavuta. Reka mbasomere muri Yesaya igice cya 10:27. Igice cya 10:27 haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, ngo kandi uzakurwa no ku buretwa. Uzakuva ku bitugu kandi uzakurwa no ku buretwa. Ngo bagushyizeho uburetwa buzanwa no gusigwa. Gusigwa k'umwuka wera bikuraho the bondage, bikuraho imitwaro, the yoke, ibintu byose bikuremereye bikuvaho.
muzasoma agatabo k'umugenzi cyangwa muri filime y'umugenzi, ukuntu uriya mugabo ibiriya bintu yari ahetse byinshi byahise bimuvaho kuko yari yakiriye umwami Yesu. Ariko ibi byose bibanzirizwa no kwakira agakiza, no kwakira Kristo ngo akuyobore. Hari umuntu nabwiye ejo bundi ngo azi ijambo ry'Imana, azi icyo ariko azanabatizwe, arambaza ati se ni ibiki ibyo ngibyo uvuga? Ariko nibuka ko njyewe umunsi nakirijweho n'umunsi nabatirijwe, umunsi nabatirijwe numvishe nsa nk'umuntu woze sinzi ukuntu nabivuga, mu mwuka nahise mbyumva, numvaga nsa nkaho ntari no muri iyi si, ibintu bya hano ntacyo bimbwiye, bibabaza n'ibigize gute, nta kintu bimbwiye, ni urupfu upfana na Kristo ukazukana nawe. So rero kwakira agakiza ni ukwinjira mu bundi bwami, noneho ugashyiraho n'umubatizo w'ibyaha, buriya urakenewe, noneho wagirirwa ubuntu n'umwuka wera kuko atanga uko ashaka, akaguha n'umubatizo w'umwuka wera. Niyo mpamvu cyagiye Pawulo yabajije barabigishwa ba Yohana ngo mwabatijwe uwuhe mubatizo? Mwabatijwe umuhe mubatizo? Ngo barambika ibiganza bahita bakira umwuka wera. Ibintu tubiharanire bifite umumaro, kuko ngenda bikoresha mu buzima bw'umwuka, nkabikoresha no mu buzima busanzwe, n'abandi babisogongeyeho barabizi. Uwasogongeye ku bwiza bw'Imana ahora yifuza. Narimo nganira n'umushiti wanjye arambwira ngo shango wanje nguze ukuntu ari mu mavuta mu minsi ishize, ngo ndara nsenga nirirwa nsenga. Urumva ko yifuza ibyo bihe. N'abandi bose bagiye bacika intege bakagwa, barabyifuza ibyo bihe. N'ubuzima ubaho nta rubanza, nta cyaha kigushinja, wumva uri free, warabohotse, wumva nta gucirwaho iteka kuriho, kandi ugenda wemye, ufite gushira amanga, avuga ngo ndabizi ko Uwiteka ahari muri njyewe, ngo kandi kuri muri njye aruta cyane uri mu bisi. Yesu abaho umugisha. Nababwira ibintu byinshi, ariko nifuzaga tuganire mu gusigwa. Ntagire ubwo ujya wemerera umunsi ngo urangire udasomye Bibiliya. Niyo wakwisomera igitabo nkunda cyane ngiye nkunda ibyakozwe n'intumwa, kuntu intumwa